mariage imeze nk'umureti. Umureti uba mwiza bitewe n'amagi awugize. Mariage yawe izaba nziza biturutse kuri wowe n'uwo mwashakanye, uwo muzashakana. Your marriage is good as the eggs that compose your omelette. Mu matorero menshi bajya iyo barahira baravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ko hari igihe noneho bigera abashumba amatorero runaka njya numva ngo hari divorce bemera bakapuva bakavuga ati rero niba hajemo violence turabemereye mutandukane. Kandi bajya kurahira baravuze ngo tuzatandukana n'urupfu. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gutandukanya icyo atahuje. Kimwe mu mpamvu z'amakimbirane yo mu rugo ni finance, ni imitungo. Nibyo abantu bapfa cyane kugeza ku buryo mu Rwanda uyu munsi bashyizeho itegeko rishya rivuga ngo iyo mugiye gutandukana mumaranye imyaka itageze kuri 5 ikibazo cy'umutungo ntimukijyamo. Bigaragaza ko cyari gifite pati nini cyane mu bibazo abashakanye bagira. Shalom, shalom, bene data, muraho neza, mbahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. It's a place where your faith meets your life. And ngaha tukama live reka mbabazi. Mwakoze subscribe. Ese mujya mwibuka gusharinga bimwe mu byiza musanga ngaha kuri bagenzi banyu. Ujye usharinga, you never know umuntu umwe cyangwa babiri wafasha. Mbahaye ikaze rero muri studio ntago ndi njyenyine uyu munsi, ndi kumwe na host mugenzi wanjye. Muraho neza, ndi kumwe na Boga, uyu host. Turashimiye cyane ko mukomeje kudukurikirana. Turabizi ko mudukunda kandi turabizi ko mwakoze subscribe, like, comment and share. Uko mugenzi wanjye yavuze Coline, ntago turi twenyine, dufite umuntu ukomeye cyane, abantu benshi muramuzi, inshuti yanyu n'abatamuzi mukanya mugiye kumenya. Turabakiriye. Murakoze cyane. Yego turifuza ko mwibwira abantu batabazi, ndabizi ko benshi babazi cyane, ariko dukeneye ko n'abatabazi uyu munsi babamenye. Nitwa Iberi Sugera Hategekimana. Ubwo nishimiye kuba hano no kuganira namwe, ubwo ibindi turagenda tubivugana. Murakoze cyane, abivuze mu ncamake, ariko ni umuntu udasanzwe, ni life coach, ni umubyeyi, ni umuntu ukomeye benshi dukunze kumva. Urabizi ko abantu bagukunda. Nanjye ndabakunda. Baburaga batwishyuza kuki mugatumira Iberi, ariko rwose ndizera ko kino kiganiro bazagikunda cyane. Twabonye ama request menshi cyane, menshi pe. Kuri iyo request rero twahawe, uri life coach, mostly bakuzi kuri relationship, marriage, aho hantu barakuzi cyane. Rero nk'abana b'Abakristo, uru rubuga n'urw'abajene bakijijwe, ariko n'abantu bakuru bashobora kutureba, gusa hari byinshi tuba dukeneye gusobanukirwa. Ese ni iki Bible ivuga kuri mariage, ni iki ivuga muri relationship, ni ikivuga muri ibyo bintu byose. Batubwira ngo tugutumire, hari bimwe mu bibazo batubajije kuri relationship na mariage. Dutekereza ko twaganira kuri marriage preparation for Christian. Twakwitegura gute nk'Abakristo, ese koko ni ibiki twemereye gukora, ni ibiki tutemereye gukora. Tuza kubabaza rero, turababwira tuti okay, ngiye nshobora kuza nkabaza ibyanjye na Gaël akabaza ibye bitewe n'umukopi nafite cyangwa se n'ubuzima arimo. Ariko kuko ari urubuga rusange rwa buri muntu wese, ni byiza ko tubaho umwanya bakaduha ibi bitekerezo byabo cyangwa se ibibazo bafite, kugira ngo mbarize mugenzi wanjye cyangwa se uri bubwire aze kumva ku ruhande. Mfite ibibazo nagiye nakiriye ku ruhande rw'abakobwa, na Gaël yakira ku ruhande rw'abahungu. Ariko ndashaka kubanza kubazaga quick question. Uheruka kubeshywa ryari? Kubeshywa? Ntabwo nzi igihe umuntu aheruka kumbeshya. Cyangwa bimenye ko bana kubeshya. Heruka kubeshywa ryari? Ahubwo se ubeshywa urabimenya? Yego, hari igihe umuntu abimenya atinze, ariko burya iyo umuntu akubeshya urabimenya. Ushobora kutamenya details, ariko iyo umuntu umenyereye kwiyumva
hari igihe wumva hari ikintu kitagenda. Buriya abanyarwanda bo baranavuga ngo umuntu ntayoberwa wamwibye ngo ayoberwa aho yamuhishe. Bivuze ko iyo umuntu agukoreye ikintu nk'icyo ushobora nyine kuda-pinpointing ukavuga ngo ahangaha bimeze gutya, ariko burya kenshi urabimenya. Ubwo rero ndimo ndashaka gusa abantu bambeshya ntibandera barakubeshya ntibabimenya. Uwo mperutse gufata ikibazo cyiza. Uwo mperutse gufata umukozi wanjye mu minsi ishize, hariho nafashe kamere mu wambeshya, ariko narabibonaga. Yarambeshye ngo arwaje umuntu kandi arimo arakwepa akazi, ariko yagira ngo atava ku kazi atarabona kandi. So aratubeshya, bigera aho nyuma ako kazi yashaka kujyaho ntikanemera, ashaka kugaruka, turamubwira tutoya namufashe. uwo niwe ndumva ndimo ndibuka muri iyi minsi itari yakure. Uheruka kurira ryari imbere? Kurira kurira se ko ari kenshi amarira y'ibyishimo, amarira yo kuba ndatemba ajya mu nda. Amarira y'akababaro, amarira y'akababaro ndumva atari vuba. Apana ayakabaro byari amarira kurira jewe iyo nsenga kenshi amarira araza y'ibyishimo, kuko hari igihe umuntu abona urukundo rw'Imana, hari igihe umuntu abona kurindwa kw'Imana, hari igihe uriyereza how isi tubamo n'isi igoye, none ukabona uburyo Imana yakurinze mu bintu bigoye when you had no idea. Ukareba uburyo Imana yagiye ivanaho ibibazo. Uyu munsi ubona hari igihe Imana ikwemerera ukabona ikintu yakurinze, ukabona ikintu yagukuriyeho, ukaba emotional kubera ukaba grateful to the extent wari innocent, to the extent wizeraga abantu wenda, to the extent Imana yakurinze ibintu bibi kabisa, wabibona ibyo ngibyo byubanza atari na kera, wanza n'ubu ngubu rwose ndimo ndaza hano narinda aho hantu. So icyo ntabwo ari ikintu kingoye kugitekereza, kuko muri iyi minsi Imana igenda inyereka ibintu byinshi yagiye indinda. Ndi muri period yo kuba grateful, so aho ngaho rero amarira azari menshi pe. Ngewe ntabwo nemera icyo kuvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Aya ntabwo yemereye nanjye sibemera. Murakoze cyane, twagira ngo twinjire mu kiganiro neza. Gael umeze neza? Meze neza cyane nawe? Ego nanjye meze neza. Kuko dufite ibibazo byinshi turajya tubabaza, twihutishe ikibazo n'igisubizo kugira ngo byose buri wese aze gusubizwa. Gael? Okay, abajene nanga abatipe batubaje ibibazo byinshi, ariko nkuko yarabivuze tugenda tubaza ibibazo bike. Icyambere barabajije ngo niki gituma umusore wo mu Kristo amenya neza ko yiteguye mariage, atari ukubera pressure y'imyaka y'ababyeyi cyangwa ya society. Ikibazo cyiza, ariko ahari ukuntu ngiye kugitanga bishobora kuza kurezinga abantu bamwe ubwo barahaguruka. Igihe umenya ko witeguye neza mariage nk'umusore wo mu Kristo, n'igihe wabonye uwo mugiye kubana. Ntabwo witegura mariage mbere y'uko umubona. Iki kintu wenda biransaba ko ngisobanura little bit. Mariage ntabwo yakagombye kuba intego ufite. Wenda mu rurimi rw'icyongereza harabanza ari byo ndi gusobanura neza. Marriage shouldn't be a goal, it should be a result. Gushaka ntabwo byagombye kuba intego uvuga ngo ngiye gushaka ngo igihe kirageze cyo gushaka. Byakagombye kuba result y'uko wahuye n'umuntu ukaba utifuza kubaho uwo muntu adahari mu buzima bwawe. Sinavuze ukaba udashobora kubaho, ukaba utifuza. Kuko kuvuga ngo umuntu ngo I can't live without you, it's a lie. Waba ugiye kubeshya umuntu. Ugiye kuvuga ngo sinshobora kubaho ntagufite, waba ugiye kubeshya kubera ko hari imyaka wabaye utamufite uwo muntu. Ariko ushobora kuvuga ngo nagukunze, ntago nifuza kubaho ubuzima busigaye tutari kumwe. Aho kuri nge nibwo ushobora kumenya ko witeguye. Wenda kubera ko turimo turavuga cyane tunafatiye ku ijambo ry'Imana, nuko Adamu
wa mbere muri Bibiliya burya aba ari ngombwa iyo ugiye kuyisobanukirwa kureba ikintu igihe cyaje bwa mbere, first introduction. Abasoma Bibiliya cyangwa biga Bibiliya icyo kintu kibaho cyo kugira ngo ukimenye neza, kujya kureba iki kintu, iyi concept turimo turavuga yaje bwa mbere muri Bibiliya ryari. Biba ari ngombwa kujya kureba context byabayemo kuko iguha ibigiye kuduha foundation yo kumenya ikintu. Mariage ya mbere yabaye na Adamu na Eva. Iyo ukurikiranye mu ijambo ry'Imana usanga Adamu atari we wamenye ko akeneye gushaka. Ni Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu naremye aba wenyine. He was minding his business. Ararema arakora ibyo Imana yamusabye gukora. Imana iravuga ati muri uyu muntu muri iyi context arimo si byiza ko aba wenyine. Bivuze ngo hari abantu biba ari byiza ko baba wenyine. Okay. Umuntu utaramenya icyo Imana ishaka, utaragira assignment y'Imana ku buzima bwe, ni byiza ko aba wenyine. Kubera ko iyo ukurikiranye muri Bibiliya usanga Imana yararemye Adamu ikavuga ngo ibintu byose ni byiza. Kuba yaraje kuvuga ngo si byiza nuko hari icyabaye. Imana yari imaze kumubwira icyo gukora, imaze kumubwira icyo ishaka ko akora. Iravuga ngo muri iyi context si byiza ko aba wenyine, ngiye kumuremera umuntu umukwiye. Imana niyo yabitekereje, niyo yabivuze. Noneho inaremye ivu navuze ngo ngiye kumuremera umukwiye, ntago yahise mu mugore, yabanje kurema inyamaswa ngo izizanira Adamu ngo irebe uko azazita. Kwita ntago ari amazina ingwe, inguge. Kwita birarenze. Kwita bivuze muri context ariko na context y'Ikinyarwanda. Muzi ko mu Kinyarwanda avuga ngo izina ni ryo muntu. Izina ntago bivuga icyo tuguhamagara, bivuga destiny uhaye ikintu. Adamu rero kuba Imana yarabanje kumuha inyamaswa ngo azita amazina, Imana yashakaga kureba uko yibona. Kubera ko wenda munyihanganire gato, iki ni ikibazo cyiza kukihutisha atari byiza ko nicyo foundation y'ibyo tugiye kuganiraho. Umuntu atabisobanukiwe byagorana no kumva ibindi bikurikiyeho. Imana yari yavuze ngo ngiye kumuremera umufasha umukwiye, uri compatible. Ariko ntiyavuga uwo muntu wari we, ahubwo ivuga uko agomba kuba ameze. Yatanze characteristics z'uwo muntu. Ni umuntu ugiye kugufasha kandi ugomba kuba ari compatible with you. Bibiliya iravuga ngo uri vis-a-vis cyangwa mushobora kuzuzanya, mushobora kwinjiranamo. Nicyo Bibiliya yavugaga. Imana rero kuba yarabanje kohereza inyamaswa ntago ari ibintu bidasanzwe, kubera ko Adamu yari yaremwe mu buryo bubiri. Adamu yararemwe arangije arakorwa. Mu rurimi rw'Icyongereza he was created and then formed. Adamu yaremwe muri Genesis 1:28 mu gitabo cy'intangiriro igice cya 28 aho Imana ivuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu. Hari ubanza rugutura kuri 26, reka tureme umuntu mu ishusho ryacu. Ngo Imana imurema ari umugabo n'umugore. Iyo ni part ya spirit being, ni umuntu utari material. Kuko Imana ntago ari material, ntago wayifataho. Noneho Imana irangije mu gice cya kabiri ngo ijya mu butaka iramuforming. Mu buryo bubiri, imaze guforming icyo gitaka ihumekeramo wa muntu yari yaremye. Ngo umuntu aba became a living soul. Ibi ngibi birakomeye cyane iyo tugiye kuvuga mariage kubisobanukirwa. Iyo usobanukiwe ibi bintu nibwo uhita umenya ko Imana yaremye spirit being, umuntu uri material, imurema mu ishusho ryayo, irangije irema iyi physical body. Na science uyu munsi ibyo ngibyo irabyemera ko umuntu afite material being na immaterial being. Igifatika. Uyu fatika rero yaramuremye irangije ihuhamo ngo
imaze kumuhuhamo nibwo yagize soul. He became a living soul. Nibwo yabaye living soul nibwo yabaye umuntu muzima, nibwo yagize ubuzima. Ibyo rero biri very important mu kumva process ya mariage ukuri suppose yo kugenda muri gahunda y'Imana. Imana irema umuntu yari yamuremye ari a spirit being ufite soul, uba mu mubiri uri physical, uba mu mubiri ufatika. Imana ivuze ngo ngiye kubaremera umuntu mukwiye, yaravuze ngo yabanje imwohereza inyamaswa ngo kugira ngo irebe uko azazita. Imana hari ikintu yari irimo iratestinga, yashakaga kureba ese Adamu ari conscience ya physical being cyangwa ari conscience ya spirit being. Yafashe inyamaswa ngo izibumba mu gitaka yamukuyemo. Iyo Adamu aba ari conscious ya physical being, yari kugira ngo inyamaswa ni barahuje. Njyewe kubera ko by trade nize biology, I understand exactly what God was doing. Inyamaswa nk'umubiri dukora kimwe, ni nayo mpamvu yo habaye bagiye gutestinga nk'imiti, bagiye gutestinga inkingo, akenshi babanziriza ku nyamaswa. Nukubera ko physiologically mimbere uko dukora as physical being ibyinshi bimeze kimwe, kuko twese twakuwe mu butaka. Imana rero yaramwoherereje kwanza, imwoherereza ikintu gifite peace imwe kidafite, ishaka kureba niba avuga ngo ibi turakwiranye. Ariyo mpamvu Adamu ngo yagiye abyita amazina, agenda abiha destiny, abiha future. Arangije kubyita amazina, Bibiliya iravuga ngo ariko umuntu nkwiye ntiyamubonye. Imana iba excited, iravuga ngo finally this man is conscious of his spiritual being than his physical being. Ni ikintu gikomeye muri mariage. Nujya guhitamo umuntu ugendeye ku cyuri physically, you're going to miss, kuko your spirit being, umuntu wawe w'imbere afite agaciro n'imbaraga kurusha umuntu wawe w'inyuma. Yavuga ngo noneho iragenda ifata umuntu imuvanamo ngo urubavu rero iyo umuntu abisoma yihuta ntago yumva icyo bishatse kuvuga. Urubavu ni igufa. Buriya amagufa yacu niho mu magufa amwe namwe hari ikintu kiba mu igufa cyitwa moelle épinière. Hari piece yo mu magufa ibamo imbere, niho amaraso akorerwa. Ni process kuba abantu bazi biology yitwa hematopoiesis cyangwa hematopoiesis. Ni process amaraso akorerwamo. Muzi ukuntu biravuga ngo ubuzima bw'ikintu buba amaraso yacyo. Imana gufata igufa yari irimo irafata amaraso mu by'ukuri. Yari irimo irafata ubuzima, kuko ubuzima bwacu, niyo mpamvu nk'umuntu ufite ikibazo cya anemi bamugrefa icyo kintu cyitwa moelle-osseuse. Nabivuze ngo moelle épinière, sorry, ni moelle-osseuse. Hashize igihe kinini ntari mu ishuri, ni moelle ubwo nari nibeshye. I'm sorry kuba biologiste, nimutangire gushyiramo comment bibaho umuntu ajya yibeshye. So moelle-osseuse niyo bakugrefa kubera ko ariho amaraso aturuka. Imana rero, Adamu yafashe Eva, ifata ya piece y'imbere iyubakiraho umuntu. Niyo mpamvu Adamu abonye Eva yabanje kubona icy'imbere kurusha uko yabonye icy'inyuma. Aravuga ngo ubu this time, this is the bone of my bones. Wait a second. Ntabwo iyo ubonye umuntu ubona amagufa y'inyuma. Ariko we yari so much conscious, yari yuzuye umuntu w'imbere ku buryo ari cyo yabonye mbere yo kubona umuntu w'inyuma. Igitangaje n'ukuntu Yesu amenya ko yavuye mu rubavu. Nyine nicyo ndimo ndakubwira, nukubera ko yari yizi to the point. Abonye
icyamuvuyemo yarakirikognayinze right away. bivuze ko uhuye n'umuntu wamumenya ugomba kuba wiyizi to the point, wiyizi uw'indani, wiyizi uwuriwe, uzi icyo Imana yakuremeye gukora, ku buryo iyo uhuye n'umuntu wawe you should know right away. Ariko rero ibyo ntibihagije, kuko yaravuze ngo uyu ni amagufa yo mu magufa yanjye, ariko ahita avuga ngo n'umubiri wo mu mubiri wanjye. So umuntu ugomba guhura n'umuntu muhuje imbere, ariko n'inyuma ntuzaha amazi kubera ko umuntu aruzuye is a full package. So ingo nyinshi zigira ibibazo kubera ko abantu bamwe bajya kuri extreme, akavuga ngo agafokasinga ku by'inyuma gusa. Ibyo ngibyo nibyo abantu benshi bareba kuko nibyo byoroshye kubona. Uyu mu type wanjye, all of that, all of is good, ariko reka nkubwire, umuntu w'imbere afite agaciro karusha umuntu w'inyuma, ariko umuntu w'imbere nawe ntago yuzuye udafite umuntu w'inyuma. Impamvu rero navuze ngo uba ready cyangwa uba uri tayari yo gushaka n'iryari, ni igihe wabonye umuntu wuzuye ku bwawe, ukavuga utuyu ntago nshaka kubaho ntari kumwe nawe, kuko nabonye icyankurutsemo, nabonye umuntu twuzuzanya. Ibyo ngibyo iyo bitari, muba mugiye kuzagira urugendo rutoroshye, kuko muba mwubakiye. Birashoboka ko ibyo bitarabayeho, wenda reka mpumuriza abantu bumvise ibi bintu ari ubwa mbere. Hari ikintu cyitwa redeeming time, mu gifaransa bavuga acheter le temps, cyangwa kugura umwanya. Redeeming time ni ukuvuga ngo hari ikintu utakoze wagombye kuba warakoze, ugiye gusubira inyuma. Ariko redeeming time utanga imbaraga nyinshi, utanga umwanya munini, ugaruka, ni nko gukosora ibyari byaragoramye. Ariyo mpamvu niba hari umuntu urimo uratwumva utarashaka, nakubwira ngo mbere yo gutekereza gushaka, mbere yo gutekereza gushakwa, ubanze umaking sure ko wiyizi bishoboka uko Imana ikuzi. Wavanyeho masks, wavanyeho ibindi byose. Buriya societe igerageza kudushyira muri boxes, igerageza kudushyira ahantu, ariko niba utazi uw'Imana yaremye yakuremeye kuba, bizakugora cyane kumenya uwo mukwiye kujyana, kuko niba utazi icyo Imana yakuremeye kuba, nta nubwo uzi aho ugiye mu buzima. Ntabwo waba utazi aho ugiye mu buzima ngo bikorohere kumenya uwo mugomba kujyana. Uyu munsi kuba nicaye hano muri iki kiganiro, nuko hari impamvu iri very specific yatumye duhura uko turi batatu. Iyo tuba tutemeranyije icyo tugiye gukora, twemeranyije ko tugiye kurikodinga iki kiganiro, twemeranya umunsi n'isaha, niyo mpamvu ibyo twakoze byose kuva mu gitondo byatuzanaga hano. Ntabwo byashoboka ko duhura ngo dukore icyo turimo gukora, tube successful, tutabanje kwemeranya aho tugiye. Niba rero uri umugabo, niba uri umugore utazi aho ugiye mu buzima, biragoye no kumenya uwo mujyana, kuko kuba mwahisemo ko tuganira ibi bintu nuko objective yanyu yanamacingaga uwondi we. Iyo muba mushaka kuganira ikindi kintu sinye mwari guhamagara, bikwereka ko ni aho ugiye, icyo ushaka gukora mu buzima bizadeterminatinga uwo mujyana. Bitavuze ko abandi ari babi, ahubwo bizuka ko batarimo barahura n'icyo ushaka kugeraho. Wanza ni zimbye mu magambo ntangiye gusasa. Oya, ibintu bivuze byose birumvikana. Donc abadukurikiye bamenye yuko pressure, societe, imyaka ntabwo byo bituma umuntu ashaka. Umva, iyo mbyumvise ndavuga ko saba abantu bazi n'ibyo turimo turaganira. Ni gute imyaka na pressure n'abandi bantu, famille n'ibiki, biza muri equation y'umuntu mugiye kuzabana ubuzima bwawe busigaye. I'm sorry to say, it's really dumb. Kubutekereza ko ufite ubuzima budafite ahantu buhuriye n'ubuzima bw'undi muntu kwisi, kuko n'abantu bavutse mu nda ari bamwe, ubwo ni impanga, baba bafite ubuzima butandukanye. Ni gute undi muntu ajya kukubwira ngo igihe cyawe cyangwa ibindi? Kuri njyewe it does not make any sense. Kuba wavuga ngo abantu twiganye bamaze gushaka,
ni nko gushaka kujya gukopera ikizami cy'umuntu kandi buri muntu afite ikizami cye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye ibere sugira hategeka Imana, nta muntu n'umwe Imana yaremeye kubaho ubuzima nk'ubwanjye. So nta pressure n'imwe yakagombye kubaho, including pressure from yourself. No, na pressure yawe ubwawe ntiyakagombye kubaho, kubera ko pressure yariyo yose akenshi turuka mu gushaka kureba ku by'abandi bakora, mu gushaka kwigana abandi. Ariko iyo bije mu buzima, iyo bije mu rugo, nta rugo ruzamera nk'urw'abandi rwose, ntago byari bikwiye. Yego, hari ijambo ryo muri Bible bajya bakunda kugendera abajene benshi bati Paul aravuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka ngo ni byiza kurushaho. Umuntu akagendera muri iryo jambo ati sinzigera ashaka, n'ubundi na Paul nawe nigeze ashaka. Mutekereza gutyo? Ibyo byo kuko ni ijambo ry'Imana, riravuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka birarutaho, ariko arangiza agasobanura akavuga ngo iryo jambo si abantu bose barigenewe. Man of fact, nta nubwo ari Paul wabivuze ibyo bintu. Paul yakotingaga Jesus intumwa zigeze kumubwira Yesu bigeze kumubaza ibijyanye n'urushako, igisubizo yabahaye cyari kiri deep to the point. Intumwa zaramubwiye ngo niba ibyo gushaka ari uko bimeze, noneho biraruta kudashaka. Bivuze ngo niba twirirwa tubwira abantu bose ngo bajye gushaka, we are doing it wrong. Ngewe ndimo ndaganiriza abantu ibintu by'urugo, byibuze nka 60% ntibavuze bati bana niba ari uko bimeze tugiye kuba tubihagaritse. Ntago navuze ibikwiye. Kuko Yesu aganirira n'intumwa ze, conclusion yabo yagezeho baravuga ngo noneho niba ibyo gushaka ari uko bimeze, ni byiza kudashaka. Arababwira ngo ibyo muvuze nibyo koko, ariko iryo jambo ntago ari umuntu wese warigenewe. Hari abantu Imana yaremye koko itabageneye gushaka. Bivuze ngo nta nubwo hakagombye kubaho pressure. Niyo mpamvu nkubwira ngo umenye ko igihe cyawe cyo gushaka kigeze iyo wabonye uwo mubana. Niba utaramubona, fata nkaho utagenewe gushaka, minding your business until ugeze ku muntu ukavuga uti uyu muntu sinshaka kubaho tutari kumwe. Ibyo rero ubivuga ntago ari wrong, ariko ntuzabivuge kubera ko ushaka kubigeneraliza, aho uzavuga uti ngewe uyu munsi kugeza ubu ngubu ntabwo igihe cyanjye cyo gushaka kiragera ko sindabona umuntu. And you are right. Thank you. Reka tujye no ku bakobwa. Abakobwa barabajije ni gute umukobwa w'umukristo ashobora kumenya identite yiwe muri Kristo mbere yo gutekereza mariage. Ikibazo kirimo igisubizo. Identite yawe uyimenya muri Kristo nyine. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo twese ngo iyo tudafite veil, ngo twese dufite visage découvert, ngo ni mu Bakorinto bavuga ngo uko tugenda dukontempla. Mbabarire Bibiliya nyisoma mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ndimo ndagerageza gufata verses nkazishyira mu Kinyarwanda, ariko baravuga ngo uko tugenda dukontempla, uko tugenda tumureba, ngo tugenda duhindurwa from glory to glory, tugenda dusa nawe. Uko ugenda umenya Imana, uko ugenda umenya Kristo, ni kugenda wimenya. Kuko mwibuke ko yaturemye mu ishusho ryayo. Twebwe ntabwo dufite ububasha bwo kumenya identite yacu idaciye muri Kristo. Yego. So kumenya identite yawe rero nk'umukristo nuko the more uko ugenda umenya Kristo, uko ugenda umwegera, uko ugenda discoveringa uwo ari we, ni nako ugenda umenya uwo yakuremeye kuba. Ibyo rero ni muri Kristo gusa wakagombye kubanza kumenya, kandi uwo nguwo ngo tugenda tumugera from glory to glory, tugenda tumugera ngo tuva mu buntu tujya mu bundi. Ntago ari ikintu kiba once, ni ikintu kigenda kiba unveiled, ni ikintu kigenda gifunguka nk'uko ururabo rufunguka rudafungukira rimwe, rugenda rufunguka rukageraho rukaba in full glory. Iryo jambo iyo bavuga ngo the fullness of glory, ijambo glory ni ijambo kabod muri Bibiliya, rivuga fullness of nature, rivuga kuba wuzuye icyo uri cyo. Iyi Imana ivuga ngo tugenda tujya from glory to glory, mu Kinyarwanda babanza bavuga ngo ni kuva mu buntu mu bwiza njya mu bundi. Ubwiza tubwasosiya na beauty, n'ubwiza nyine, ariko ijambo original rivuga fullness of nature. Fullness of nature bwo ni nkuko ugenda
wegera uwuriwe yego tugenda tuva muri iyo glory icyo uri cyo tukazagera ahantu Kristo uko ameze akaba ariko tumeze. Icyo Imana yakuremeye hari indi scripture ivuga ngo tuzageraho ngo tumenye nk'uko twamenywe. Wibuke ko Imana ikuzi utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Hari umuntu, hari iberi, hari version ya iberi Imana izi ntarageraho. Uko negera Imana, uko ngenda menyana n'Imana, uko ngenda menya Imana, niko ngenda menya iberi uko Imana imuzi. Kuzagera ahantu nzamumenya uko Imana imuzi. Aho rero niyo fullness of nature, niyo glory y'Imana muri wowe. Buri muntu wese miliyari zirenze 8 ku isi ufite aspect y'Imana ugomba kwerekana, ugomba kugaragaza. Uko ugenda umenya Imana ni kugenda umenya iyo aspect. Ibyo rero bihuriye na mariage. Nuko uko ugenda wimenya ni nako ugenda umenya uwo mwakajyanye uko ameze. Kuko hari abantu bose baza mu buzima bwawe ntibagomba kubugumamo igihe cyose. Hari abantu bazaza bakakugirira akamaro, kabagirira akamaro for a period. Nimutekereze ku bantu mwiganye. Hari umuntu mwiganye kubera igihe mwari muri mu ishuri yari part of your life every single day. Best. Umva, waba gutekereza ko adahari ubuzima bwahagarara. Ariko reba amashuri arangiye. Hari bamwe byarangiriye ku munsi wa nyuma w'ishuri. Yego. Nubwo wenda mwagumanye contact ariko ntago akiri mu buzima bwawe bwa buri munsi kubera ko uwo muntu yari ahari for a season. Yari ahari kubw'igihe. Hari n'abandi bantu baza mu buzima bwawe hari icyo murimo murakorana, hari project murimo murakoraho, hari iki ni for a reason, hari impamvu ari mu buzima bwawe. Abantu bake cyane nibo bazaguma mu buzima bwawe for a lifetime. Muri abo rero niba ugomba guhitamo umwe utazaba mu buzima bwawe gusa, ahubwo ubuzima bwanyu muzabugira bumwe. Uwo ni we spouse, uwo ni we muzashakana. Impamvu rero ari ngombwa kubanza kwimenya no kwisobanukirwa mbere y'uko ujya muri iyo aferi, nuko uwo muntu kugira ngo mumenye, nuko abagomba kuza kwa lininga nicyo ugomba gukora naho wowe ugiye. Cyangwa icyo ricyo. Ubwo muri make nuko umukobwa agomba kubanza kwimenya, akamenya Kristo mbere yo gutekereza mariage n'ibindi. Rwose. Nakoze. Yego. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ku mpande zombi. Kuko ufite umuntu mukundana, hari ngo ni byiza ko mwabanza mukanaryamana. Sex before marriage. Iki kibazo abantu benshi bacyumva mu buryo butandukanye, bacyandastandinga mu buryo butandukanye. Harimo nabo banga kuko babizi. Kuko yanze kumaka avance. Harimo nabo banga. Nibyo kuko turabizi ko ari icyaha. Niko amategeko y'Imana bivuga. Ariko iyi generation turimo ukundana n'abahungu cyangwa se abakobwa mugapfa ibyo. Si kuri kote y'abakobwa gusa. Kuko hari nibyo twumvishe ko hari pressure, umukobwa avuga ati reka ngomba kubanza kumumenya. Sex before marriage wowe. Ni ikibazo cyiza kandi koko kiri pertinent. Ni ikibazo abantu bibaza kinabagoye rwose. Ariko buri ibintu byose ubyumva iyo wasobanukiye ibyo ari byo. Sex ni iki? Imibonano mpuzabitsina. Ntago nkunda iryo jambo kuko mu Kinyarwanda ukuntu rivuga ni nkaho ari physical act, ari ikintu ngo imibonano mpuzabitsina ni nkaho ari ibitsina bihura. Ijambo ubwaryo ntago rivuga uburemere na profondeur y'igikorwa. Icyo twita imibonano mpuzabitsina ni ikintu Bibiliya itubwira ngo gituma umuntu aba umwe n'undi. Kuba umubiri umwe. Wenda kubera ko turebera inyuma uryamana n'umuntu ugahaguruka ukagenda, abantu benshi ntago bumva ko iyo uryamanye n'umuntu udahaguruka mu mashuka mwaryamyemo ngo ugende usigaramo akagusigaramo mugasigarana mukajyanana. Niko bigenda. Ibyo ngibyo uyu munsi rwose na science na biology hari ibyigaragaza ko muba mwabaye umubiri umwe. Nk'ubu ngubu ndabaha urugero rworoshye ruri very simple cyangwa very scientific.
mu mibonano mpuzabitsina hari hormone abantu zitwa bonding hormones zifrading umubiri wawe cyane, yitwa oxytocin, ari nayo hormone umudamu uri muronsa umwana asokreta brain ye n'iy'umwana bihura, ariho bonding ibera. Ariyo mpamvu umwana aba abondinga ku mubyeyi w'umugore kurusha bondinga ku mubyeyi w'umugabo, cyane cyane iyo yamwonyeje. Ari nayo mpamvu bavuga kose the same hormone niyo umugabo n'umugore imibiri yabo iproducinga. Iyo hormone yitwa bonding hormone. Nibyo koko mu bumwe, ibyo ni siyansi irimo iragaragaza ibyo Imana yatubwiye kuva kera. Ubwo ni igice kimwe. Ntabwo rero iyo uryamanye n'umuntu muba murimo muragezeragezanya, ahubwo muba murimo murakora covenant, igihango. muba murimo murakora igihango. Ntabwo uba umugabo n'umugore kubera ko mwasinye mu murenge cyangwa kubera ko babasengeye mu rusengero cyangwa mu musigiti. Ubu umugabo n'umugore kubera ko mwaryamanye. Iyo rero uvuze ngo ngiye kugerageza ndyamana n'umuntu, ntabwo ukigerageza, wamaze gukora covenant. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo ese ntimuzi ko imibiri yanyu atari yanyu, ngo kucyo wafata umubiri wawe ngo ukajya kuwugira uwamaraya. Niko Bibiliya tubwira. Bivuze ngo iyo uryamanye n'umuntu, umubiri wawe uwawugize uwundi mwaryamanye, muba mwabaye umwe. So iyo abantu bamaze kumenya ikibera mu mibonano mpuzabitsina, uhita ukuramo ko iyo wamaze kuryamana n'umuntu muba mwamaze kuba umwe. So ntabwo ukiri muramugerageza, nta nubwo ukiri muramwiga, babirangije, byarangiye. none ikibazo nakwibaza cyangwa abantu bajya bahita bambwira ngo none se ngo wamenye ute ngo compatibility bikaba birapfuye byose bikaba bigiye aho ngaho. No kubera ko nyine abantu batekereza ko kuryamana k'umugabo n'umugore biri physical cyangwa biri ibi by'inyuma tubona, ntago bazi ko kuryamana k'umugabo n'umugore bibera mu mutwe ku kigero gishobora kuba kingana na 80% kurusha uko bibera muri organe sexuelle zabo, muri private parts zabo. Ari nayo mpamvu by the way ikimwe mu byaha bibi umuntu ashobora gukorera undi no kumufata ku ngufu, kubera ko uhuza physical part ariko brain cyangwa mind itabitangiye uburenganzira. Kuko niba byaro kuryamana bisanzwe nta byacitse, yego, kubera iki ari icyaha kitanasaza. Kubera iki muri society zarizo zose, society tubamo zoroheje ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina, abantu basigaye barabifashe nk'ibintu bisanzwe. Kubera iki kuryamana n'umuntu, gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu atakwemereye? Ubu turimo turaganira, dufite case iri public y'umuntu wagiye muri RIB akavuga ati yewe naryamanye n'umuntu nari nasinze ariko sinari nabyemeye. Why is it a big deal? Ko wa mugani ntacyo umuntu yagukuyeho. Ese koko ntacyo yagukuyeho? Umuntu iyo muryamanye brain, umutwe utabyemeye, abagukuyemo ikirenze icyo ushobora gutekereza. Mva kenshi umurasa asigana trauma yo abagutwaye ubuzima. So bajene, reka tube honest. Muzi uyu munsi ikintu cyitwa depression, hari ibibazo byinshi byo mu mutwe biri linked ku bantu bagiye mu mibonano mpuzabitsina iri consent bahisemo. Ariko uyu munsi dufite abantu bari depressive kubera imibonano mpuzabitsina bagiyemo. Ibyo ni ibigaragara, ibyo ni facts, ni statistics zihari. Abantu ntago bazi ikintu kiba mu mibonano mpuzabitsina. Ariko noneho kubera ko turimo turaganira n'abakristo, reka mbabwire ijambo ry'Imana icyo rivuga. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 5 umurongo wa 9, Salomo yaranimo aravuga ngo ugendere ku mugore w'abandi, ngo
nutamugendera kure uzabura viga, uzabura potential, uzabura imbaraga z'ubuzima bwawe. Yarangiza akavuga ngo uzaha imyaka yawe uzaha undi muntu. Wait a second, ngo imyaka yanjye, future yanjye nzayiha undi muntu kubera ko twaryamanye gusa? Yes, kubera ko kuryamana k'umugabo n'umugore ni ugushyira hamwe imbaraga zawubakira future. Iyo uryamanye n'umuntu akava mu buzima bwawe, icyo washyize hamwe, icyo washyize muri common bank kiragenda ntabwo kigusubiza. Ni gutyo you lose your future. Ngo do not give your future to a cruel person. Ngo do not let strangers devour your years. Ngo ntutume abantu bandi barya iminsi yawe. Wait a second, iminsi itarabaho ni gute umuntu ayirya kubera ko naryamanye n'umuntu? Icyo bita kwibinyenyeri. That's the only way umuntu ashobora kugutwara imbaraga. Ariko abajene ngo bazi ko batwitse. My friend, uri muri twika. Imana igira ubuntu, igira restoring abantu, but you do not want to play those games. It's not worth it. What you lose has nothing to do with what you think you're gaining. That's true. Cyazo kiri very crucial hano hanze pe. No kubera kudasobanukirwa. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye buzira kutamenya. Abantu basobanukiwe icyo kuryamana k'umugabo n'umugore ari cyo. Basobanukiwe ikimana yashyize muri ya act. Ariko reka mbereke ikigaragara. Uburyo bwonyine tumera nk'Imana ture mu buzima no kuryamana k'umugabo n'umugore. That's how powerful sex is. Ntushobora gusengana n'umuntu ngo mubumwe. Ntushobora kuririmbana n'umuntu ngo mubumwe. Ntushobora kuganira n'umuntu ngo mubumwe. Uburyo bwonyine tubumwe nk'uko Imana yaba iri umwe na Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu ari umwe. Ni sex. The highest form of worship is sex. Noneho warangiza ukajya ngo kubikora ngo uri muri testa drive. Good luck. Yego cyane reka bite nahita ngomerezwa n'ikibazo byenda kumera kimwe. Umuntu hano yatubajije ikibazo nakita ko gikomeye ukuntu yambajije ngo ese mu gihe ubwo nuko bashakanye ese mu gihe hatabayeho sexual satisfaction kandi bakundana biremerewe gukoresha AIDS? Okay, so abantu bashakanye hashobora kubaho impamvu nyinshi. Buriya iyo ugiye gusubiza ikibazo wakagombye gukora ikintu cyitwa root cause analysis. Iyo ufite ikibazo ugomba kujya mu mizi y'ikibazo. Ikibazo cyose ushatse gukemura ugendeye hejuru kuri symptoms ntabwo gikemura neza. Ndabaho urugero. Nk'umuntu yarwaye umutwe akajya kwa muganga avuga ngo arwaye umutwe. Umutwe si indwara mu by'ukuri, ni symptom. Bigaragaza ko ari ikintu kitagenda mu buzima bwawe. Niyo mpamvu iyo ugiye ukavuga ngo urwaye umutwe barabanza bakareba ese umutwe ushobora guturuka ku maso, umutwe ushobora guturuka ku menyo, umutwe ushobora guturuka ku bintu byinshi. Iyo ugiye rero bakaguha ikinini cy'umutwe, for a moment umutwe ushobora gukira. Ariko iyo utageze muri root cause, iyo utageze mu muzi w'ikibazo ntabwo kiba gikemutse. Ni nayo mpamvu hatari igisubizo kimwe cya sexual insatisfaction mu rugo. Ahubwo igisubizo no kubanza kumenya ni impamvu ki hatabayeho satisfaction. Imwe mu mpamvu zituma hatabaho satisfaction nuko abantu bajya mu rugo barabanje kuryamana n'abandi bantu, none bakagera mu rugo bagatangira gucomparinga sexual partners. Hari cyo mpamvu Imana ikubwira ngo ubundi wagombye kwishimana n'umugore w'ubusore bwawe uwo mwatangiriyeho. Statistike zigaragaza ko abantu baryamanye bakoze imibonano mpuzabitsina nabo babana gusa bagira satisfaction iri hejuru cyane, ku buryo statistike zimwe na zimwe zigaragaza ko buri sexual partner mugiranye igabanyura 4%
satisfaction uzagera mu rugo rwawe for every sexual partner. That's huge. Icyo ni kimwe rero, niba hari ikibazo cya satisfaction, mushake impamvu, kuko impamvu nkuko nababwiye pariti nini y'imibonano mpuzabitsina ntago biri physique, biri kuri part iri materiel idafatika. Bishobora guterwa na mood urimo, bishobora guterwa n'igihe urimo, bishobora guterwa na status of your mind. Umeze ute? Ibyo rero ntago bikemurwa no gushaka AIDS. Party nini ntago ifite ikibazo kiri physical, nubwo nabyo bijya bibaho kandi ibyo birakemurwa. Icyo rero nabwira abashakanye wenda bafite ikibazo ni ugushaka abantu babifitiye ubumenyi n'ubushobozi bwo kugufasha. Yego. Ibi ngibi ndabivuga nk'umupasiteri. He may not be your pastor, he may not have the knowledge. Kuko nta mupasiteri n'umwe Imana yahamagariye gukemura ibibazo byose. So mushaka abantu bafite ubumenyi bazi ibyo bakora. Sure. Sexologist exist, ni branch ya medicine ibaho kandi hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma mugira ikibazo nk'abashakanye, ariko byinshi bituruka mu mutwe kurusha uko bituruka muri private parts zanyu. Nakoze uwo ni umwe mu badukurikira, we wamaze kugera kuri twe turacyari muri preparation. Ikindi kibazo nibaza ko wenda nagera ashobora kuza kuba gifite, abakobwa barabashije ni izihe red flag umukobwa wo mu Kristo akwiye kwitondera muri relationship mbere yo gutekereza no kwegera imbere kuri step ya mariage. Ikibazo kiza cyane. Red flags umuntu akwiye kwitondera nuko icyambere nkuko twabivuze, ntago mariage yakagombye kuba goal ya relationship urimo, ahubwo yakagombye kuba result y'uko uvuga ngo uyu muntu ndamukunda uko ari kandi nawe anyemera uko ndi, ntacyo nshaka kumuhinduraho. Red flag ya mbere ni ukuba hari ibintu wifuza guhindura mu muntu. Bivuga ngo uwo muntu numukunda uko ari, hari version ye wifuza idahari, ishobora no kutazabaho. Niba umuntu utamukunda uko ari, stay away. Sure. Niba umuntu atakwemera cyangwa atagukunda uko uri, kuko uwakunda si wowe, akunda abandi. ukunda niba ushaka ko umuntu ahinduka si we. Bijya bintangaza ukuntu ngo umuntu ashobora kuba arimo aratekereza kubana n'undi ariko ngo akamuhisha ibintu, ugashaka kumwereka uko utari. How dumb is that? I'm sorry to say. Ni gute urimo urashaka ko ngukunda utanyereka uri? Urabizi ko urimo urankundisha is not you. How does that make sense? Ni gute ibyo bintu ari ikintu cyiza kuba ushaka ko ngukunda utambwiza ukuri uri? Urabizi ko niba nanakubwira ngo ndagukunda ariko utaranyeretse wowe wanyawe, si wowe nkunda. Nkunda version iri fake yawe. How long are you going to sustain that mask? Uwo muntu uri muranyereka uzamugumana igihe kingana iki? Kuko nitumara kugera mu rugo ushobora kubifakinga for a while, ariko deje ubwabyo gusa ubuzima, kuko nubayeho ubuzima bwawe wowe. Urimo uransaba gukunda umuntu nawe udakunda, kuko uwo si wowe. Iyo ni red flag ya mbere. Niba umuntu utamukunda uko ari, you should be running as fast as hari umuntu wa mbere ku isi ninde, Usain Bolt wanza yarashaje. Run. Red flag nini cyane for both sides. Bose. Iyo gihe sinibaza yuko niyo binabayeho nko kunsanga mariage ya failing. Abantu benshi nyine kubera ko mariage hari abayibona nka achievement. Nigeze kumva umuntu wanteye ubwoba kandi umupasiteri arambwira ngo yagiye mu rugo abibona neza ko urwo rugo ntawe ruzajya, ariko we yashaka kuvuga ngo nakoze ubukwe, ibizaba nta kibazo. N'umukozi n'umupasiteri No way. yarabivuze. Amaraso numva arafrizinze muri ngewe,
avuga ati nari mbizi ngewe njya mpura n'abantu benshi nyine wenda bafite ibibazo kimwe mu kintu mbabaza sofa nta muntu urambwira ko igisubizo ari oya ndababaza ngo ikibazo kinini mufitanye nubu kibonye cyangwa hari version yacyo wigeze kubona simvuze ko nta muntu uhari ariko ntawe ndahura nawe umbwira ngo ibi bintu sinari narabibonye cyangwa sinari narabyumvise nkabitesha agaciro cyangwa nkatekereza ko bizahinduka abantu iyo uri real iyo uri umuntu wa nyawe ku bwawe within yourself iyo umuntu hari ikintu kitagenda urabibona abenshi rero bakunda kubirenza amaso bakavuga ngo bizahinduka ngo wenda ngo I'm being picky mu rukundo bibaho reka nkubwire kubera ko ngewe maze gusobanukirwa ko urugo rwose ruca muri phase 3 imwe yitwa romantic indi yitwa power struggle n'indi yitwa intentional love ikintu ubona mugikundana n'umuntu kandi nzi ko biology yawe yashatinze down ikintu cyitwa logical thinking yawe iyo abantu bagikundana Imana ifite uburyo yaturemye ku buryo iminsi ya mbere y'urukundo hari ikintu cyitwa hari hormone yitwa PEA phenylethylamine umutwe wawe usokreta ituma utabona umuntu uko ari niko Imana yabiremye ari nayo mpamvu mu ndimi nyinshi bavuga ngo love is blind l'amour est aveugle urukundo ni impumyi ni science yongiye rwose niko bimeze niba muri iyo periode hari ibintu ubona bitagenda my friend nukuvuga ngo Imana yagumye amaso ariko you still see uracyabona ibintu bitagenda umunsi yagufunguye uziruka I know kuko hari ibintu byinshi Imana itemera kubona kubera ko izi kubibonye uruguta rujyamo wow niyo mpamvu Imana ivuga ngo urukundo rurihangana urukundo rubabarira byose nuko ibizi ko niba ugiye gukunda umuntu uzakenera kwihangana uzakenera kubabarira niba ibyo bintu bibonye ukaba ubona utabyihanganira mutarajyayo umunsi mwagezeyo run before kuguruka hari ikindi kintu nshaka kubabaza ariko donc urebye kiri ku mpande zose yaba ku bakobwa yaba ku bahungu ikintu cyo guprepara donc financial preparation akamara ifite muri rushaka ese umuntu yabanza agategura uburyo bwe buri financier kugira ngo abone gushaka abona ko igihe kiri right ariko ubushobozi buri hasi tuvuge ko wahuye n'uwo night wa undi wawe kabisa right nahuye nabyandi bajya bavuga ngo ngiye nakoze uko ifite igiceri cy'ijana it's not bad but muri generation turimo ukuntu tent ihenda ukuntu decoration zihenda ni gutuzana umukobwa ukavuga ati mfite sex umufuka mudukoro n'abana mugiye kubyara n'amashuri arahenda biri right ko twitegura financially mugiye kuntera amabuye ibibazo muri murabaza biragaragaza ko mariage tuyumva cyane twumva ubukwe kurusha ubuzima buzakurikiraho kandi koko niko abantu benshi babibona urugo rutandukanye n'ubukwe abantu benshi bita ku bukwe bwabo bateganya ubukwe ariko badateganya ubuzima buzakurikiraho ntabwo wateganya ubuzima buzakurikira ubukwe udatekereje uburyo muzabaho uyu munsi kubaho ni amafaranga simvuze ko udafite amafaranga utagashatse simvuze ko ufite amafaranga byakagombye kuba impamvu yo gushaka ariko ibyo ni ikintu mugomba kuvuganaho kubera ko ubuzima bwose nta kintu cy'ubuntu kibaho so ubuzima bwubakiye ku buryo ushobora kubaho nicyo kintu cya mbere rero mugomba kuvuga no wonder why kimwe mu mpamvu z'amakimbirane yo mu rugo ni finance ni imitungo nibyo abantu bapfa cyane kugeza ku buryo mu Rwanda uyu munsi bashyizeho itegeko rishya rivuga ngo iyo mugiye gutandukana mumaranye imyaka itageze kuri 5 ikibazo cy'umutungo ntimukijyamo bigaragaza ko cyari gifite pati nini cyane mu bibazo abashakanye bagira iyo rero uri umunyabwenge iyo ubonye aho ari ikibazo niba ushyira imbaraga nyinshi mu gutegura ibintu no kuvuga ko
abashakanye mbere yo gushakana n'umuntu ikibazo cy'umutungo mugomba kukiganiraho nta na hamwe uhishe nta na hamwe ukize inyuma kuko niba hari icyo ushaka guhisha hari red flag muri wowe. Kimwe mu bintu tugomba kwiga cyane cyane nk'abakristo ni ukumenya kumva icyo wowe ubwawe uri muribwira. Hari conversation ugirana nawe ubwawe ari naho Imana ituganiririza. Imana iganirira natwe iciye muri twe kurusha uko iganira natwe iturutse ku majwi y'inyuma. Iyo mu bijyanye na finance wumva utizeye uwo mugiye kubana for any reason ku buryo wumva hari ibyo wakagombye guhisha, umubiri wawe ubuzima bwawe bw'imbere hari icyo urimo barakubwira. You better listen to that voice. Kubera ko ubuzima tubamo bwa buri munsi bwevolving around finance, bwevolving around imitungo, bwevolving around uko muzabaho. So icyo ngicyo ni ikintu wakagombye kuba uri at your ease uganira n'uwo muntu ku buryo ntacyo ufite cyo kumuhisha. Niba hari icyo wumva ugiye kumuhisha ntago umwizeye. Kwizera cyangwa trust ni imwe muri piliye 3 zubakirwaho urugo. Imwe muri izi dahari kwizerana ni ikintu kinini cyane. Umuntu waba utizeye rero ku buryo mu biganira kandi kubiganira ni ukugira ngo murebe ni gute tuzabikora. Niba mudashoboye kumvikana ku buryo bw'ibintu uko muzabijera. Nigeze kubona aka video kamwe kashize igihe bw'abantu bageze mu murenge babajije ngo murashaka kusezerana iki. Hari ivangamutungo risesuye, hari ivangamutungo mu bahahano, hari ivanguramutungo. Umugabo avuga kimwe, umugore avuga kimwe gitandukanye n'icyo umugabo yavuze. Ako video kize gutrending niba ntibeshye ubanza byari muri covid. Icyagaragaye nuko abari barimo barabasezeranya barinze kubahagarika bavuga ati nimugende mubanze mubivugane mugaruke. Icyagaragaye nuko abo bantu batari bavuganye, batari baraganiriye uko bazabaho. Umwe yashyumye inzibye n'undi bye. Ntago bivuze ko hari uwari ufite wari wrong kwizo zose ukoresha tu zirateganyijwe. N'umugabo ndabyibuka umugabo yatangiye gusobanura arimo arasobanurira abantu impamvu washaka ivangura mutungo. Iyo conversation bagombye kuba mwarayivuganye mutaranatangira gutekereza ko uwo muntu muzabana. Iyo mutabikoze something is wrong and it's coming to bite you back. Hari igihe noneho uwo muzabana ashobora kukwanga kubera ko nta mafaranga n'uwo mutungo utawufite. Then ibyo nibyo byiza cyane. Kubera ko niba atagukunze ukuru uyu munsi, kuko wowe ukuru uyu munsi ni wowe ubwiza, amatayi ufite cyangwa udafite, amatuzo ufite cyangwa udafite, bo ndavugira abaje nibyo bajya bareba. Imodoka ugendamo cyangwa utagendamo ni wowe. Ariko cyane cyane mbwira abajene yaba abahungu yaba abakobwa, amafaranga afite mu mufuka cyangwa muri banke ntago afite agaciro k'icyo mfite mu mutwe. Kubera ko uyu munsi nshobora kuba ndi muri period ntafite amafaranga. Abarundi babivuga neza bayita amahera. Amafaranga ni nayo mpamvu kugira amafaranga cyo cyangwa kutagira amafaranga ntago byakagombye ari kuba ari cyo kibazo kinini abantu bubakiraho. Kubera ko ngewe impamvu yafite cyangwa utayafite ifite agaciro karuta kuba yafite. Kuko niba utayafite kubera ko udafite ibitekerezo bishobora gutuma generating resources, ushobora kuba uyu munsi yafite kubera ko iwanyu bayafite. Ushobora kuba yafite kubera ko hari uburyo wakoze kazungu narara murayizi, wakoze roto. Ariko niba mu mutwe wawe hatarimo enough generating ideas, generating resources ufite, then uzaba broke kandi muzakena. Ariko uyu munsi nshobora kuba ndi mu gihe cya investment, ni mu gihe ndimo ndishakisha, ariko ibitekerezo mbifite. Niyo mpamvu jewe amafaranga ufite mu mufuka ntago ari cyo kinini ndeba. Ndeba impamvu yafite cyangwa utayafite.
yego kwanga umuntu kubera ko adafite amafaranga is as dumb as gukunda umuntu ko afite amafaranga. Byose birapfuye, ahubwo mpamvu ki uyu munsi udafite amafaranga. Njyewe personnellement njya gushaka umugore aho narindi financially nta hantu hamwe haburiye naho ndi uyu munsi. Njyewe koko nkuko wabivuze nabaga mu gihugu twakoreshaga amayero, nifite amayero 20 ku izina ryanjye. No way. Ariko ubukwe bwagiye kurangira mfite 1000 cy'amayero nasigaranye narakoze expenses zose. Uyu munsi wenda singiye kubabwira yo mfite kuri banki ariko ntago ari 20,000 pe. So you can be temporarily broke. Yego. Ariko icyo ni cyagakwiye kuba impamvu. Ariko nanone niba udafite uburyo ubayeho, ugiye kujya kuzana undi muntu mu buzima bwawe nawe utitunze, none se ubwo how does that make sense? Sure. Yego. I hope just kanwaza akabazo kamwe, ese couple bemerewe living together, bemerewe kubana kwa kundi bavuga ngo moving in? Urugero hano mu Rwanda wenda ntibirahaba ariko bijya biba cyane. Turi iyi podcast rebwa n'abantu benshi cyane, mostly aba diaspora. Abana bagiye ku ishuri babona ko kuba muri mu nzu imwe bihenze biriya byo hanze, kavuga okay twabana. Ese koko biremewe yuko couple cyangwa se nibyo koko couple ibana before marriage? Babana nk'abandi nk'abafiance. Moving. Okay, reka mbabaze. Mariage muyita iki? Mariage ntago ari ukugenda ngo mugire piece of paper ku murenge. Mariage nuko umuhungu n'umukobwa baryamanye, nibwo mu bumwe. So niba mwamaze kumuvinga ni mujimo murabana nk'umugabo n'umugore. What are you trying to tell me? Okay, so reka mbafashe rero ababa mu bihugu ibyo bintu bibaho. Statistike zo muri ibyo bihugu zigaragaza ko abantu babanye mbere yo gukomitinga divorce rate yabo izamuka hejuru ya 40%. Hari study yigeze gukorwa na University yo muri North Carolina, barakiga icyo kintu basanga abantu babana mbere yo gukomitinga. Kubera iki? Mariage yubakiye ku kintu kinini cyitwa commitment, kwiyemeza kubana. Abantu bavuga ngo tugiye kubanza kujya kugerageza, base yabo nta commitment baba bashaka. Niyo mpamvu regardless icyo wakora, kubera ko mu mitima yabo icyo badashaka gukora ari cyo mariage yubakiraho, ntibizemera. Ikindi kintu abantu bibeshye nuko umuntu utashobora kumumenya mutarabana muri situation zose. Umuntu uzi, umuntu mumenya nawe ubwawe wimenya bitewe na situation wabayemo gusa. Kugira ngo uvuge ngo ugiye kujya kwiga umuntu mubana, uzamenye ko muzashobora kubana ubuzima bwanyu buzira iherezo, nuko situation zose ubuzima buzabazanamo wazicamo. Reka nkubwire, hari ibibazo twagize mu rugo rwacu njye n'umugore wanjye tumaranye imyaka 20. Hari ibibazo utazagira utarabura umwana. Ntabwo uzi uko uzareactinga nimugira umwana agapfa. Ngewe nzi ngo zashwanyutse kubera ko bapfushije umwana, emotional wreckage byateye, bakananirwa kuyisurimonta, bakananirwa kuyivamo. Ntabwo uzi umuntu mubana, umubyeyi watararwara ngo arembe, abo brije yo kujya kumwitaho at the expense y'urugo rwanyu. You have no idea what you have. True. So the idea yo kuvuga ngo ngiye kubanza ngiye kwiga umuntu does not make sense to me. Ntabwo uzi uko bizagenda. Ngewe nzi
ingo zasenyutse kubera ko bapfushije umwana. Noneho umugabo uko yabivivye n'umugore uko yabivivye birabatandukanye. Ntabwo uzi uko bizagenda ubanye n'umuntu ufite situation nziza ya finance akabura akazi akaba bankrupt. You have no idea. So what are you talking about? Mugiye ku mbere yo none se reka mbabaze bantu badukurikiye ko kera abantu bahuraga batanaziranye bakamenya n'uwo munsi w'ubukwe ko batagiraga divorce nk'izo dufite uyu munsi abantu babanza kumenyana. Ibyo bihugu mubamo abantu babanza kumuvinga yindi bafite divorce rate iri hejuru kurusha. What are you talking about? Let's be honest with ourselves. Guys, reka tujye tureka guca ibintu hirya no hino. You know these things are not working. So why do you even bother? Sure. Ubusanga benshi bameze gutya yingiye batarabana bamwe muri bo. Nyine nicyo nimo ndakubwira, divorce rate irazamuka iyo abantu babanje kubana gutyo. Yego. Kubera ko commitment ari abantu bubakiraho. Umva, umugore wanjye niwe nahisemo regardless what life throws at us. Wow. Niyo mpamvu urupfu rwonyine nirwo rushobora kubatandukanya according to the Bible. Ibindi byose tuzana ni ibyacu twizanira, si iby'Imana. Nta kindi. Iyo wamaze guhitamo umuntu, it's once for all. Kugeza urupfu rubatandukanyije. Either yishimye atishimye, agukorera ibyiza atabigukorera. Icyo Bibiliya itubwira nuko umugabo akomeza kuba umugabo cyangwa umugore w'umuntu kugeza urupfu rubatandukanyije. That's the bottom line of the Bible. Uvuze aho kantu bitanibuka nuko sanze hari n'umuntu wakibajije nakabazo yako gafite n'utundi tubiherekeje kubijyanye na divorce. Ese Imana ubundi Imana yemera divorce? Oya. Okay. Reka kantu ne kuvuga igisubizo kimeze gutyo. Bibiliya iri very clear. Babajije Yesu ikibazo cya divorce yabasubije inyuma kubera ko mwibuke ko muri mw'isezerano rya kera hariho aho Moses yari yarababwiye ati niba ushaka gutandukana n'umugore wawe kumusenda umwandikira urupapuro rwa divorce. Tipe baza bavuga ati bana turagufashe. Moyize yarabyemeye. Usukuntu Yesu yababwiye yaravuga ngo nuko imitima yanyu iri hardened, mufite imitima ikomeye idafungutse. So niba uri umukristo ukaba ufite umutima ukomeye ushobora kudivorce. Niba ufite umutima ukomeye. Ariko Yesu yarabwiye ngo siko byateganyijwe from the beginning, ngo yabemereye kubera ko imitima yanyu ntiyumva. Divorce iza muri equation iyo umwe muri mwe afite umutima ukomeye. None harangije arababwira ngo none se ngo nukubera ko Imana yari yarabuze enough spirit ijya kurema umwe n'undi. Imana Yesu yabashubije kuri Genesis ngo nimuzi ko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe. Yeah. So divorce iza iyo abantu badashaka kugendera ku by'Imana yateganyije. Ariko kimwe mu by'abantu batazi, kimwe mu bintu Imana yangira divorce kuko nabivuga ngo I hate divorce mu gitabo cya Malakayi ikoresha iryo jambo I hate ngo kubera violence ibamo. Divorce abantu benshi bakunda throwing away hariya n'ibyanga uzajuvemo. My friend, icyo utakaza iyo utandukanye n'umuntu mwabaye umwe nta kintu na kimwe bingana nacyo uzagaininga. Nigeze kugira umuntu wigeze kuza kunshakaho gufasha ari umujudge muri family court. Arambwira ngo ndashaka kumfasha kuko ntashaka kumera nk'abantu bajya banza imbere bashaka divorce. Abo njya nyiha ibibabaho narabibonye. Ndabona urugo rwanjye aho rurimo rurajya ariho sinshaka kuhajya ndahazi. Abantu benshi bavuga divorce ariko ntibazi ingaruka ziza nyuma. Divorce Bibiliya iravuga ngo ni violence.
umuntu yifuza, umuntu yitekereza ikibazo waba ufitanye n'umugabo cyose, ikibazo waba ufitanye n'umugore cyose, kugishakira igisubizo is more beneficial to all of you than to walk away. By the way, those aba divorce bakongera bakimariya, divorce rate yabo irazamuka. Abantu bubatse ingo akenshi bavuga ko iyo wubatse uba ufite chance hagati ya 40 na 50% byo kudivorce. Aba divorceje bagashaka bwa kabiri, rate yabo irazamuka hagati ya 60 na 70%. Aba divorceje kabiri bagashaka bwa gatatu, divorce rate yabo igera kuri 90%. Something is wrong somewhere. Sure. Niba tudashaka no kumva ikimana ivuga, reka turebe ubuzima busanzwe. Turebere kuba star nka Jennifer Lopez. Ese reka mbabaza, kubera iki abantu basenya ingo batigira ku cyatumye ingabo zabo zisenyuka bakongera bagasenya bwa kabiri? Nukubera ko akenshi ikibazo gituma abantu basenya ingo kitari ikigaragarira amaso, kiri deeper than that. Iyo rero utagikozeho, cya kibazo kijyana mu rugo rwa kabiri, ukakijyana mu rugo rwa gatatu, ukajya wirirwa uri muri cycles. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo niba mufite ibibazo ni muze. Ntabwo Imana ishaka ko tubaho mu ngo mbi. Let me balance things here. Ntabwo Imana ari cyo idushakira. Imana irashaka ko niba ufite ikibazo ukizana ikagikemura ukagira urugo rwiza, ariko igisubizo kiri ultimate ntabwo ari ukudivorce. Aho nahita nibaza akabazo aho ngaho. Mu matorero menshi bajya iyo barahira baravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ko hari igihe noneho bigera abashumba amatorero runaka njya numva ngo hari divorce bemera bakavuga ati rero nibajemo violence turabemereye mutandukane. Kandi bajya kurahira baravuze ngo tuzatandukana n'urupfu. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gutandukanya icyo atahuje. That's true. Bibiliya iravuga ngo ntihagire umuntu utandukanya icyo Imana yahuje. Itorero, umurenge ufite ibyo uvuga, ariko Imana ifite ikivuga. Yewe sinimo ndavugira itorero iryo ari ryo ryose, ndavuga icyo Imana yatubwiye. So niba uhitamo kumvira abantu no kugendera ku marangamutima yawe kurusha icyo Imana yavuze, nice and well. Ariko Bibiliya iravuga ngo ubibye mu mubiri asarura urupfu, ubibye mu mwuka asarura ubugingo. Which one do you pick? I will go with the Bible. Any day, any time, regardless of the situation, I will stick with the word of God. Wow. Nakoze. Uranyuzwe? Yeah. Okay. Uranyuzwe cyane. Turi mu musozo rero, biraryoshye. Manza tugomba kugira amaseri y'ibintu kuko ntago ariko hari n'ibintu tujya tugira bya Q&A. Maybe ko twazabazana hano bakaza ari benshi bakibariza uko babyumva. Ego mubaze ibibazo muri comment section. Mubaze. Ndumva twajya kuri ikibazo kimwe hanyuma tugasoza. Ngewe icyo ndi bukubaze, what is the best relationship advice you wish people knew before getting married? Ati inama iruta izindi no kumenya ko mariage imeze nk'umureti. Umureti uba mwiza bitewe n'amagi awugize. Mariage yawe izaba nziza biturutse kuri wowe n'uwo mwashakanye, uwo muzashakana. Your marriage is good as the eggs that compose your omelette. Iyo ufashe igi ryiza ukarivanga n'irigi riboze, umureti urabora. Ingredient nini muri mariage is you. Wow. Make sure you are the best version. Ese uzi ibyo wiyiziho byose washaka kubana nawe?
If you knew everything you knew about yourself, would you want to live with yourself? That's the only question you should ask yourself. Nicyo kibazo cyo nyine wagombye kwibaza uvuga ngo ese ngewe uko ndi nkunze version yanjye to the point I can't wait to spend the rest of my life with. Niba utikunda, why would you think anyone should love you? Reka dutangiriraho kuko abantu benshi baba bavuga how do I get Mr. Right, how do I get Mrs. Right? Are you the right person? Yourself. Kuko uwo ni wo byibuze wenyine ufite ubushobozi buke nabwo bwo kugira icyo umukoraho. So advice ya mbere, work on yourself. Let anyone catch you on the journey becoming everything God created you to become. And if you do that, I will see you at the top. Thank you so much. Nanjye icyo nahita mbabaza nk'umujana akanga dukurikiye umukobwa cyangwa umuhungu uri single utarajya mu bya relation nihe nama wamugira kugira ngo azagire urugo rwiza azubake neza adahubaguritse inama namugira nuko Imana itubatse urugo ngo abubatse baba bakorera ubusa. Imana yonyine, after everything is said and done, pray. Shaka Imana. Ushaka Imana bimeze neza, ushaka Imana bimeze nabi. Ushaka Imana udategereje ko bimera nabi, ushaka Imana. Imana niyo yonyine ishobora gufata abantu badafite aho bahuriye ikabahuza bikemera. Shaka Imana kandi wibuke ko dushaka Imana kubera ko yari yadushatse mbere. Gushaka Imana byaba mu rugo byaba mu buzima bwa buri munsi ni inyungu kuri wowe kurusha uko ari inyungu ku Mana. Imana ni Imana, uyishaka utayishaka, uyikunda utayikunda ntihinduka, ariko wowe uhindurirwa ubuzima. Imana ari the foundation of your life. Make it the foundation of your marriage and you will succeed. Wow. Abantu benshi banyuzwe uko mugenzi wanjye Queen yarabivuze. Ubutaha tuzatumira audience noneho buri wese agende yabariza ku ibibazo ni byinshi cyane nako twabirangiza. Ibindi turaza kuza kuyimuha muri inbox azagenda bisubiza gake gake. Komeza kubaza muri comment. So baniza iki dushaka Imana, tubanze dushaka Imana. Uri single ushaka Imana, uri muri relationship ushaka Imana, uri no muri iyo mariage ushaka Imana. Ikomeze ibe center ya buri kimwe cyose. Nta kindi narinze uretse kubashimira mwakoze kubana natwe. Babiri cyangwa batatu cyangwa benshi muri twe barafashijwe, abandi bize. We hope for the best. Unless ari cyo ushaka kongeraho ku rubuga rwacu. Gushima abantu no kubashimira kuri opportunity no gusaba ngo Imana abe yituganiriza, abe yitwigisha, umwuka wera aze hitemo ibyo ukeneye kumva ibitarakureba kuko hari byinshi tuba twavuze, ariko I pray that the Holy Spirit give you the word of the moment. Ikuganiriza ibyo ukeneye for now. Ibyo ngibyo bibaye ubuzima burahinduka. Murakoze cyane. Amen. Mwakoze kubana natwe, amahoro y'Imana bane namwe na mu kiganiro cy'ubutaha.